turabashuje nanone abaduteza amatwi cyangwa abadukurikiye kuri channel ya Kanani TV Rwanda. Nkuko bisanzwe ni mwanya mwiza w'ibiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana, nkuko tujye tugira gutya twabacishizamo ibiganiro hirya no hino. Abadukurikiye Kristo turabashuhuje, ndetse n'abakristo muri Kanani Revival Temple namwe turabashuhuje cyane, n'abadukurikira aho bari hose. Uyu ni wa mwanya nanone mwiza w'ibiganiro twabateguriye uyu munsi. Rero nkuko mubibona nanone nago ndi jyenyine, ndi kumwe n'abakozi Imana nkuko bisanzwe mumaze no kumenyera kuri kamera za Kanani TV Rwanda. Ndifuza kubakira, ariko mbere yuko mbakira reka tubanze dusenge, hanyuma nitumara gusenga twakire abatumirwa bacu. Turagushimira Imana yacu, tuguhaye icyubahiro kugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Turagusabye kugira ngo imbaraga zawe zigumane natwe, ubuntu bwawe kuri twebwe, icyubahiro cyawe kidutwikire, ibyo tugiye kuvuga mwami bigire icyo byungura sosiyete nyarwanda. Turagushimiye rero bana natwe, nidusoza turongera dushima izina ryawe, n'izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nkuko nari maze kubibabwira, ndi kumwe n'abatumirwa, ntago ndi jyenyine. Hano ibumoso bwanjye hari umukozi w'Imana, ndetse n'iburyo naho hari undi mukozi w'Imana. Ngiye gutangira rero mbakira duhereye ibumoso bwanjye. Reka tumwakire atwibwira amazina, nubwo hari abari bamaze kubamenyera cyangwa bamaze igihe babakurikirana, ariko uko byose kore kose hari umuntu ushobora kuba aturebye cyangwa se adukurikiranye ari ubwa mbere. Niyo mpamvu tugiye kwibwira abantu. Reka tugusabe rero wibwira abantu. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Murekatete Kamashazi. Ndabashoboje mwese abadukurikiranye, Imana ibahe umugisha cyane. Ngira amahirwe yo kongera kuza kuri iyi kamera. Imana iduhane umugisha muri kino kiganiro. Amen. Arakoze cyane, aratubwiye Hope, Imana iguha umugisha kwitabira ubutumire bwacu ukagaruka kuri kamera za Kanani TV Rwanda. Hano rero iburyo bwanjye naho hari undi mukozi w'Imana, nawe reka tumwakire. Birashoboka ko atari ubwa mbere bamubonye, ariko nanone birashoboka ko hariho abashya baba ari ubwa mbere bamubonye. Katumusabe nawe abibwire. Murakoze cyane. Banyita Batamwise Josephine. Nanjye nshimye Imana cyane kuba nongeye kugaruka kuza kuganira namwe, kungurana ibitekerezo. Yesu abahe umugisha. Amen. Arakoze Batamuriza Josephine ndetse na Murekatete Hope Kamashazi. Aba nibo batumirwa tubafitiye uyu munsi wa none. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza cyane uyu munsi twabahitiyemo. Nkuko mubibona n'ababyeyi bose barubatse, ndetse nanjye baganiriza ndubatse. Ku muntu udukurikiye ari ubwa mbere, ku mazina yanjye nanjye nitwa Mutoni Fiona cyangwa se Mama Pasteur. Inkorera umurimo w'Imana muri Kanani Revival Temple, niyo mpamvu mwumva iyi channel yitwa Kanani TV Rwanda. Hanyuma uyu ni umwanya mwiza w'ibiganiro tuba twabateguriye. Iyi channel ntago inyuraho ijambo ry'Imana gusa, hacaho n'ibiganiro bitandukanye ariko bifite icyo byungura sosiyete nyarwanda cyangwa se ubuzima busanzwe bw'abantu muri rusange, ndetse n'ubuhamya bw'abantu batandukanye nabwo tujya tubwakira. Rero naho ngaho ngiye nkorera umurimo w'Imana. Itorero rishumbwe n'umugabo cyangwa se umushumba witwa Pastor Agaba Fred, niwe uyobora iryo torero. Rero reka twinjire muri kiganiro cyacu nyirizina tudatinze cyane. Uyu munsi hari insanganyamatsiko twifuje kubaganiriza njyewe hamwe n'abatumirwa twabazaniye uyu munsi cyangwa twabatoranyirije, ivuga ku bijyanye n'iterambere cyangwa se iterambere ry'umuryango. Mbese muri make turashaka kuganira niki cyangwa nizihe mbogamizi zigaragara iyo umuryango urimo gushaka iterambere ry'umuryango, bitsikamira bite uburere bw'abana. Iyo ngiyo niyo nsanganyamatsiko ngira ngo uyu munsi tuganireho. Gutera imbere uburere bw'abana butsikamirwa bute n'iterambere ry'umuryango, cyangwa se iyo umuryango ushaka iterambere ryawo, ni gute ibyo bintu bitsikamira bwa burere bw'abana. Tuzi ko tubyuka mu gitondo tujya gushakisha hirya no hino, ndetse byaba amahire rwose umubyeyi w'umumama agashakisha n'umubyeyi w'umupapa agashakisha. Ese babana basigara babaye abande? Ese wa muryango muri societe biba bimeze bite? Reka mpere ibumoso bwanjye nkuko twari twatangiye. Madam Hope, ndagira ngo dufashe mu ncamake. Wowe urabyumva uti? Urabona muri iyi generation tugezemo cyangwa iki kinyejana turimo, ntago ari cya kintu cya kera aho umubyeyi w'umumama yabaga ategetswe kwicara mu rugo akagumana n'abana, hanyuma hakajya gushakisha umupapa gusa. Ubu rero byabaye byiza ko n'umumama ajya gushakisha, kandi ni byiza, bituma iterambere ry'umuryango ryihuta. Urabibona ute? Urabivugaho ute?
wowe ubona bitabangamiye urubyaro rwacu turimo turabyara ubu ubibona uti? Murakoze madamu pasita, ugize neza. Icyo insanganyamatsiko ni nziza cyane kandi ndashima umwuka w'Imana wayiguhaye kugira ngo tuyiganireho, kuko ni ikintu cy'ingenzi ndetse uretse natwe na buri muntu na buri famiye ubwako yajya yicara ngira ngo ikagira iki kiganiro ikibaza ese iterambere ryacu, yego tugeze ahantu ni byiza, yego tugeze aho tugeze, yego turize, yego turi bize, dufite za bizinesi dutaha tugenda mu gitondo tugataha nijoro, ariko se ni izihe ngaruka bibaye ku bana? Ntekereza ko bitabaye gusa ibintu biri online ngo abantu bikurikirana, ahubwo no mu miryango wacu kugira ngo dukwiye kugicara tukabitekerezaho. Urakoze cyane ku bw'insanganyamatsiko, njyewe nayikunze kuko kuri rero nshaka kuvugaho nuko gufite byinshi kubogamiye. Iterambere ni ryiza, twese turarikeneye, ni ukuri nta muntu udashaka gutera imbere. Ni byiza, ni umugisha uva ku Mana, ni umugisha kubyara, ni umugisha gukora, ni umugisha ugatunga, ugatunganirwa, ugahirwa, ni umugisha. Ariko nanone ingaruka ni nyinshi ndetse cyane cyane ku miryango yacu twebwe ubwacu, yego na cyane reka dushingire ku bana bacu tubyara. Iterambere uko twarivuzeho ririhuta, ririmo kwihuta rwose, ririmo kwihuta, kandi natwe uko umugisha Imana iduha ujya kwisagasa mu myaka 2-3 wenda ugira muherwa umugisha wawe wanyine Uwiteka yabiguhaye, ufite abana 3, 5, 10 se ufite abana 4, 5, urumva rero ko bakeneye umuntu waba hafi, bakeneye ababyeyi baba hafi. Noneho ababyeyi twebwe dufite umugisha, turiga, turakora, urabyumva, turakora, tuzinduka tugenda, wenda dufite na za bizinesi ku ruhande zishingiyeho wenda bitandukanye n'akazi ka buri munsi, wenda n'aka leta. N'urugero uri umukozi wa leta ariko ufite n'indi mirimo yawe wishingiye ku ruhande. Noneho ugasanga umupapa nawe ni umunyeshuri, arashaka kuba advanced mu byo kwiga, wenda n'urugero arashaka kugera kuri metirize runaka. Ujya ugasanga ingaruka byagize ni nyinshi cyane ku miryango yabo. Icyambere harimo aba bana bacu baragenda bakatura burundu, bakatubura. Aha ngaha n'ugenda ubona ingaruka nyinshi zitandukanye, ugasanga abana babaye left, abana barafatwa ku ngufu. Niho usanga abana babaye byigenge kubera iki? Bakibona igitsuru cya basene ba nyina. Abana b'abahungu uko bamaze kugimbuka, bamaze kuba abana b'umusore bakuru, niho usanga ugasanga bafite inshuti mbi utazi, ugasanga bagiye mu bigare. Niba abana ujya gusanga bagiye muri rwa rumogi, ukibaza uti se uyu mwana ko satanye rumogi, so wabo nta urumogi, nyirarume nta urumogi, nawe umwigishije arabikura he? Ariko ni ukuvuga burya ngo afite inshuti. Ugasanga kakana k'agakobwa kawe kageze imyaka 15, 18 kamaze kugimba, kamaze kuba agakumi, ukibaza ujya gusanga ingeso afite zirenze ubwenge bwawe uko wabitekereza. Ni ukubera iki rero? Ahenshi usanga twarabaye bize cyane. Iterambere ni ryiza, ariko mu by'ukuri ingaruka zageze ku rugo ni nyinshi cyane. Harimo kubura abana bacu, bakatubura, babuze baganiriza, babuze ubaha ibitekerezo, babuze nabo uwo babwira uwo byayoba. Ugasanga aho karajya kugisha inama n'undi wamuyobya, wenda ugasanga agiye no kugisha inama umwanzi wawe. Umwanzi wawe niwe yabaye inshuti, n'urugero wenda udashaka ko yagira ahagera, udashaka ko umwana yagira ahagera, ugasanga akaruho utangira kumuha inyigisho zitari nziza cyane. Nibwo ukuri nuko byageze ingaruka ni nziza, ariko bigira ingaruka n'ibi turimo turwana nabyo mu gihugu. Inda z'indaro ko umwana kuva uwo bakururukana n'umuzi, kubera iki? Ugenda mu gitondo nabo bagahengera, agahengera ya masango niba ari 4 saa 5, dadi na mama yabagarutse akarwana na saa 4 n'igice, ariko uyo yiriwe ntago uhazi, ntuzi uko bimeze. Ni ukuvuga ngo nizo ngaruka tugenda tubona rero muri iki gihe. Arakoze cyane Madame Hope, agerageje kubisobanura kandi ibyo avuze nibyo 100%. Aragira ati abana rwose baratubuze, ndetse rimwe na rimwe usanga umujyanama w'umwana wawe yarabaye wa mwanzi wawe kubera kutaba hafi y'umwana wawe. Ese batamuri, tugarutse ku rundi ruhande rwa mugenzi wacu hano, wowe iri terambere ry'umuryango, uko dushaka ko umuryango wihuta bigatuma umubyeyi w'umama n'umupapa binjira bakajya mu mirimo, bigatuma rwa rugo rusigaranywe na wa mwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu w'umukozi mu rugo, abana uburere iki, ugasanga akana uyu munsi niba ufite urugero n'umukozi waturutse mu Mutara, uwo munsi abana bafite imico yaturutse mu Mutara. Niba ufite umukozi waturutse Cyangugu, uwo munsi ugasanga abana bafite imico y'umuntu witurukiye Cyangugu. Ugasanga abana tuhora tubahindura
tubahindurira imico ugasanga abana mbese baravangavangiwe bikaturuka n'ahandi ubona ababyeyi babuze ku bana bigatuma ubona abana bawe basigaye bafite imico bihererwa n'abakozi kandi ikibazo b'abakozi nabo ntabwo ahora ari wa wundi umwe bahora bahindagurika urabivugaho iki wowe nk'umubyeyi? urakoze cyane. Wenda ikintu nababwira kuri iyi nsanganyamatsiko numva njyewe ukuntu mbyumva ni ukureba uburyo twa balansinga abana, umuryango n'iterambere ryawo. Ni ukuvuga ngo umuryango ugasigara ufite urufatiro rwawo n'iterambere kandi rikaboneka, kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi nari ngiye kuvuga ngo mu gihe tugezemo ariko no kuva kera cyane buri gihe cyose urugo rukenera sapoti, rukenera nanone sinavuga ngo ni urugero nzi hari imiryango nzi ivuga iti umugore niyicare umugabo akore kugira ngo abana banjye bagire uburere. Ndabazi ba hafi yanjye cyane bafashe uwo mwanzuro, yego. Ariko nanone ukabona hari aho nanone urugo rwadindiye, kuko muri iki gihe duteganya byose, urateganya utari ko ubu ngubu ejo uyu wakoraga wenyine n'aba adahari, ese uyu we ko yasigaye hasi cyane bizagenda bite? So gushaka iterambere birakenewe kandi nedusige n'igituma dushaka iryo terambere, kuko nyeko uyu munsi nkafite responsibilities nkari responsible yani mpamvu naruha turuha kuko turi responsible, dufite ba dependents, dufite abadukomokaho, hari abo dushaka guhindurira ubuzima. So njyewe nkavuga ngo ni byiza ko byose tubigira, ariko noneho tubibalansinze gute, tubihuje dute, ngira ngo ibi bintu tubishyize dute ku tebo babiri, kuko ni byiza ko njyewe nk'umudamu mbyuka nkajya ku kazi, ndabazi bo dukorana, akabyuka akajya ku kazi, arafite amasomo na weekend akiga, wenda ukagera naho ubona karaka no muri cya gihe cyakonje ugafata karaka, ariko ntago biba bikwiye. Ukuntu ugewe inama numva natanga navuga ngo dushake ibituma urugo rusavayivinga, ariko ntidusiga inyuma n'igituma turuha. Twabibalansinga rero dute? One, nimba umugore cyane cyane kanibande ku bagore, kuko burya buri muntu abantu babiri, ariko turi abantu babiri batandukanye, umugabo n'umugore turatandukanye. Hari uburere umwana akeneye ku mugore, hari n'ubwo akeneye ku mugabo. Abagore rero tujye muri detaye, ni natwe dushobora kureba mu mbone y'umwana neza ukamenya ko uwo mwana kubeshye. Umwana wawe iyo hajeho kazi akantu gato gahindutse urabimenya cyane. Abapapa benshi babimenya nyuma, abona ikintu gifatika kigaragara cyabaye. Dufatira urugero nko ku bana bashobora guhura n'ikibazo cyo gutwara inda z'indaro, amenya ari uko yatwite, ariko wowe uba wamaze kubimenya kera umwana wawe ko yahindutse, uburyo yabyutse ko ari yatangiye kujya muri izo ngeso, ukanabimenya akakunanira akazava akanatwita ari kubizi. So nkavuga ngo Fiyo, dushaka iterambere, ariko turizavinge n'amasaha y'abana. Nimba tugiye ku kazi saa 11 zikagera, wikwirukanyira kwiga, hari igihe kizageramo ukaniga. Ibintu by'isi biri endless, nta gihe birangira. So uyu munsi genda ukore, noneho nimba biri ngombwa ya saha saa 11 nimbugize amahirwe taha vuba, ugira kufatira, ugire time yawe n'abana bawe, wicare kuwa gatandatu wikwirukangira mu makwe n'amabride shower, banza ugire time menya. Ariko nimba mwanjye ndacyafite abana bato, umenye ngo ndabakarabije, mbaciye inzara, ndabarebye, bariye banyoye, umenye language umwana wawe avuga, ariko wamusize aryamye uragarutse usanze araryamye yasinziriye. Nanone nimba yaryamanye urumogi ntabwo bize wa mugani wawe, nimba yaryamanye ubusinzi, nimba hari n'abana basigaye bazana abahungu mu nzu zabase, cyangwa abahungu bakazana abakobwa mu nzu zabase, urumva ko bikomeye. Barakoze cyane, ngira ngo turimo turagerageza kugenda tubigira bigari cyangwa tubyinjiramo cyane, ubwo nasaga nk'ubuze ikinyarwanda ndi buyishyiremo kugira ngo tubyumve. Ariko batamuriza harakana komojeho aravuga ati niba tuvuye ku kazi tugerageze ya masaha ya nyuma y'akazi tugerageze tuyaharira abana. Urugero niba ari umupapa arava ku kazi avuga ati ese
ese uyu munsi turarifatira hehe njyewe n'abagenzi banjye abagabo mutanyumva nabi n'abagore nabo ndagera ku byabo ariko icyo nshaka kuvuga uyu munsi ndi ku kazi ndimo kuvugana n'abagabo bagenzi banjye bavuga ni ese runa uyu munsi turarifatira hehe cyangwa se ubwo ni ku bantu bafata agacupa kuko ntabwo dukurikiwe n'abantu bazi Imana gusa n'abandi ntabwo dukurikiwe n'abavuga n'abumva Yesu gusa cyangwa yes ni ukuvuga ngo umugabo ashobora kubyuka mu gitondo akajya mu kazi yava mu kazi akavuga ati se uyu munsi runa ese turarinywera cyangwa se akavuga ati se umupira turawurebera cyangwa undi akavuga ati ariko se uyu munsi simfasha ko hari igiterane runaka ese urajyayo mufate muceho cyangwa se wowe urancaho ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nanone ubwo ku ruhande rw'umugore nawe wenda nimugoroba nk'uko batamuriza amaze kubitubwira hariho kuvuga ngo nimugoroba dufite bredo shower ejo dufite birthday ya runaka ibyo bintu nabyo ugasanga byatwaye ba bantu kandi muri sosiyete nyarwanda ibyo nabyo turabikeneye papa yajyaga atubwira umugani akatubwira ati bana banjye umutungo wa mbere ni abantu none se nimugire muri kwa kuva kureba mu by'akazi nkajya mu by'abana si za nshuti zose sinzazitakaza niko Madame Hope ndashaka twumvikane kuri aka kantu nimva ku kazi nkumva ndashaka kwirukanyira ku bana banjye ni mu kazi no mu byanjye ese ya sosiyete nyarwanda yo nzayiha umwanya ryari nzayibona ne byo wabihuza uti nibyo kugira inshuti ni byiza icyo ni ikintu kimwe kuko tugira inshuti yaba mu byiza ukenera inshuti yaba mu bibi kandi nanone ukenera inshuti ni ukuvuga ngo za nshuti tugomba kuzigira ariko rero ntabwo zaba intandaro kugira ngo iyi miryango yacu isenyuke birashoboka ko umugore n'umugabo bagira ikintu gihurizaho na cyane cyane akaba ari gahunda z'urugo umugore n'umugabo ari ikintu bagomba kuba bakomuniketinzeho akaba wavuganye n'uwa mugabo wanjye nkamubwira ni rero uyu munsi mfite burayidi ushaba natumiwemo ni inshuti yanjye magara cyangwa se niyo umuvandimwe wanjye singombye kwisibamo ariko urumva ko twavuganye ntabwo ndi buhaguruka ngo ujye ku kazi ngo nitumbukize noneho na wa mugabo wanjye nawe niba ari abantu dushobora kureba inyungu z'umuryango umwe muri twe ashobora gusubika gahunda wenda ni urugero ashobora gusubika gahunda akavuga ati noneho ubwo uri butahe ukererewe na cyane ko izi gahunda zikunda kurangira zikererewe reka njyewe mboneka njye mu rugo njyewe papa w'abana mboneka njye mu rugo ntacyo bitwaye jya muri gahunda z'inshuti jya muri gahunda ya famiye ariko nanjye ndaboneka mu rugo ntabwo bihwanye na wa muntu umwe yagiye kunywa gufata agacupa undi nawe aragiye ni byiza ugiye mu nshuti ariko babana hari ikintu barimo batakaza mubasize hagati mu cyaragati wenda harimo akarwaye kakaremba umuriro wakarenze ntawe ubizi babakozi urabizi kenshi na kenshi bakunze kubyitaho ni ukuvuga ngo umwana ibyo ari byo byose tuvugishije ukuri iyo aryamye atabonye se na nyina hari ikintu kinini aba atakaje mu buzima wowe ushobora kwibwira ko ariko kuryama umwana atabonye se na nyina icyumweru kigashira iminsi 3 igashira hari ikintu abana baba batakaje mu buzima niyo bakiri batoya hari ikintu batakaza kuko ntabwo uzi abantu babarera ubwo babashyiramo ntabwo uzi ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo rero hagombye kubaho communication hagomba guhanaho umwanya nitubanze tubiganireho ntacyo bitwaye inshuti twe kuzitakaza ejo nawe nibagize indi nshuti imujyana twicara ahantu tuganire mugenzi we abe yamenyesheje nanjye aba yambwiye ati madamu rero sindiboneke kabutagira indi gahunda ufata utahe kare mu rugo abana bakubona we hari buzira kera ngewe nabonageze mu rugo ndumva ari uko twagombye kwibalansinga kuruta guterera iyo ngiyo icy'ingenzi ni ukubiganiraho arakoze Hope aragira ati uko byagenda ko ariko kose burya ibintu bapfira muri communication cyangwa kubivugana umwe niba agiye guhura n'inshuti ze gusangira mu biterane runaka bitandukanye mube mwavuganye nibura umwe ataharebeho ho mu akazabana zigeze nsubiye ku rundi ruhande rero kuri mugenzi wacu batamuriza tujya urumva nyine turimo turavuga ku iterambere ry'umuryango uko ryabangamira uburere bw'abana cyangwa se uburere bw'abana butsikamirwa bute bitewe n'iterambere ry'umuryango hari akandi kantu ubushize hari umuntu ugize kutubwira aravuga ati umushuti wanjye umwe ati yari afite umugore yagiye kwiga hanze akana agasigari gato noneho kubera ko umwana amenyereye kujya avugana na nyina kuri telefone aho nyina yaziye umwana yanganye aravuga ati mami aba muri telefone ya dadi urumva zangaruka avuga ati wapi mami ntago muzi mami aba muri telefone ya dadi ntabwo yari mami akandi kagero gato ugasanga wenda nk'umubyeyi w'umumama akorera hanze cyangwa w'umupapa akorera hanze yaba yaje ugasanga niba agiye nko mu cyumba ukabona akana karamureba nabi cyangwa karamureba nk'umushyitsi waho ngaho kakaza kakanavuga ati dadi mama agiye mu cyumba cye uriya mu mama agiye mu cyumba cyawe cyangwa uriya mu papa cye aramufuhiye kuko urumva
ntabwo abimenyereye ntabwo amumenyereye aho ngaho nk'umubyeyi we ese batamuri urumva dukeneye kujya kwiga dukeneye kongera ubumenyi dukeneye ko umuryango utera imbere ubumenyi bwiyongera ugasanga umubyeyi agize atyo abonye ayo mahirwe yo kujya kwiga hanze y'igihugu aragiye akana gasize ari gato cyane cyane nkatwe abamama none umumama ukajya kubona ukabona asize akana ari gatoya ngiye nkanjye ritanzeho urugero mu gihe cyashize murabyibuka nigeze ngenda ariko ngewe amahirwe nari mfite ntagarukagaho wenda cyane wenda nubwo nanjye bitari ariko noneho hari ukuntu ugira utya ukabona amahirwe yo kujya noneho ahisumbuyeho hakure wagenda ugasanga nawe ubwawe ujyanye umutima udatuje n'umwana nawe yasigaranye umutima udatuje ese urabivugaho iki kuri iryo terambere ry'umubyeyi ndetse n'umuryango kugira ngo uboneke ariko bigasanga ba bana baratsikamiwe tugendeye ku mubyeyi kujya hanze y'igihugu agatindayo cyangwa se akanatebuka ariko akaba atabana n'abana reka mbwira fiyo hari ibintu twajyaga twiga muri economics bitaga alternative for go hari tests and preferences z'abantu zigenda zitandukanye ibyo ni topic ya test and preferences bigenda bitandukana witanzeho urugero ukuntu wowe washize amanga iyo step no ukayitera ukagenda noneho ngiye kamwihereho urugero nsubiza icyo kibazo ngende umukozi wa leta hari amasomo ari professional tugomba kuba twiga ni ukuvuga ngo nyuma y'akazi ntabwo wabikorana n'akazi nyuma y'akazi hari amasaha runaka uri zavinga kugira ngo ubyige ariko nimba nshobora kuba ndi umuswa kuko byarananiye kubera iki aho umutima w'umuntu uri niho ubutunzi bwe buri ubutunzi bwanjye bwinshi ngira ngo rero buri ku bana banjye njya mu ikayi nakonsatratinga nakwibuka ko umwana wanjye ashobora gusinzira atambonye namupfurutuye mu byumba nkabumva ngahaguruka ni ukuri ntabwo nabwira abagore bose kuko nanone hari ababibaransinga bakabishobora kandi bakagira n'amahirwe n'abana bakabarokora ariko jyewe aho nzi ko ndi wiki byarananiye uwo ni njye icyo nashakaga gusubiza wowe ko kubwo wabaye intwari no gutekinga iyo step ukagenda njyewe ntabwo nabishobora uko niko kuri advantage yose privilege yose nagira chance nagira itamesha ko abana banjye bayigiramo uruhare nayirekura kubw'inyungu z'abana kuko fiyo mushobora kugenda aho ugakorera miliyoni 10 ariko ukagaruka aho kuzishyira hadahari sibyo uyu munsi jyewe kugenda nazana miliyoni 300 mwubaka etaje ariko nkapfusha umwana wanjye ukamupfusha mu buryo ari njye wabigize mu ruhari sibyo bitavuga ko abantu babanye n'ababyeyi abana bakuranye n'ababyeyi babo bitabura kwangirika ariko buryo bashize agahinda uravuga utaha ni amahitamo ye niwe wiyishe ariko njyewe icyo nagombaga gukora nk'umubyeyi naragikoze so njyewe ndashishikariza buri mudamu udukurikiranye na buri mugabo udukurikiranye haha bike umwana bigiremo inyungu haha bike biguhe room yo kwirerera uko ubishaka nutunguka mu rugo rwa Fiona uhita ubona umuco w'abana bo kwa Fiona nutunguka mu rugo rwo kwa Hope uhita ubona umuco w'abana ba Hope kuko uzi Hope ubone n'umuco w'abana be nubwo tubivuga gutyo Fiona ariko harimo n'abana bakiri bazima bagifite umuco bagifite uburere kandi wenda batanabana cyane n'ababyeyi babo baba burya tandukanya ku bana nabo physically burya uzi icyo abana bakeneye cyane Fiyo ni urukundo cyane kurubereka no kuruba gute njyewe nimba uzi ikintu mvaluinga in my life ngashobora no kuzibagirwa urukundo mama wanjye yadukunze mfite na papa aradukunda 100%, ariko igihe cyose umugore agira umwihariko yego mama wacu yadukunze urukundo rwa rundi rutaguha gapu yo kumuhemukira wajya no gukora akantu kabi kose ahubwo ababaza mama wanjye mama yambwiye atyo kuko yaratwegereye akatuganiriza ashobora kuganiriza umwana w'imyaka 15
nkawe ibitekerezo bye akajya kureva imwe y'umwana w'imyaka 15 njyewe ungana gutya tukagira ibitekerezo buri umwe yamuhaga ibyo ashaka akanakubwira ati njyewe amurede kugukunda niyo bizansaba kujya guhingira nzaguhingira ariko utazahemuka rwa rukundo rw'umubyeyi ntabwo rero ariko mama wacu yaduhaye ibyo abandi bana batabonye ariko yaduhaye urukundo abana bacu rero njya mbisaba Imana nkavuga ngo Mana icyamu kazama iyo mpano nanjye ku buryo abana banjye aho batari bafiringa bamisinga njyewe bagatinya n'ijisho ryanjye nkahari ariko ikigeretse kuri ibyo rero mvuze iryo rirazi tubibarazinga byose ariko tubatoze ubumana tubatoze kubaha Imana tubatoze gutinya ijisho ry'Imana kandi tube role models babo yego sinzi wageze kubikomezaho muri mwe babiri nimba nje nkava ku kazi gahura nawe Fiona ngahura na Hope tukagenda tugatarama tukishima saa 4 saa 5 mwaza nkomanga saa 5 nyina wa runaka umwana azakomanga saa 7 ni ukuvuga ngo icyo kubonana nicyo azakura nyine akora nicyo azakora ariko buriya ikintu gikenewe mwabadamu mwe mbabwire ibikorwa birigisha kuruta kuvuga abana bacu tubaha urukundo tubaha umwanya urengeje urumva Fiyo uzi ko ushobora guha umwana wawe umwanya akaburira umwanya wa muhungu umwangiza ariko nitubinare yego uri hehe ugeze he masudi be friendly be inshuti ye umubyeyi w'inshuti y'umwana wawe wibingwe wimubikamo ubwoba mwibana ku isiri ni muba mwikosa sit with him all her mubwire uti ibi bifite inshuti ye yahazi arakoze cyane batamuriza nkuko bigerageje kubyagura cyane kandi buri muntu wese arabyumvise naringiye kugera ku kindi kintu unagikomojeho hari ikintu numvise numva nashakaga nanone ko tuvugaho gatoya batamuriza aravuze ati wiba intare cyangwa wiba umuntu mubi wigaragaza indi mico mu bana wibakanga tuze ababyeyi bataha abantu bagahita batunganya utuntu twose ibikombe bikava mu nzira uwambaye nabi akajya kwambara nde agapretendinga kuba mwiza umwana kandi atari kwa niba hari n'umushyitsi waruraho bakahita bajya kumuhisha ibyo nabyo ntabwo ari wundi muco mwiza gerageza kuba inshuti n'abana cyangwa gerageza kuba inshuti n'uwo mwubakanye abantu be kujya bakubona ngo bikange hari ibintu ababyeyi ba kera bagiye bakora ko kari nk'akamenyetso ko kwerekana ko umubyeyi yaje agahita yikoroza ageze nko munsi y'urugo ukumva umubyeyi aravuze ati isaraje murebe tutari mu nzira mutwandurura ariko kuraho kariya uwo n'umwana w'umukobwa ibyo nta kibazo wari umuco mwiza yabaga gutoza uzubaha umugabo uzajya umwitegura hakiri kuba uzi ko nyir'urugo yinjiye kandi ni nako cya cyubahiro cya kera cyaturukaga ni n'umutwe ni nako na Bibiliya bivuga umugabo n'umutwe w'urugo umutwe ni umwami ariko ntabwo ari igikoko oya ntabwo ari igikoko ubwo nagira ngo nkomeze kuri ako kantu babivugiraga araje umutwara araje ni ukuvuga ngo ntabwo mugombye kurangara ariko muramurangaye niba hari icyari kiri nabyo ibyo simbyemera nabyo yarazaga abirukankana ibikombe by'amata aramena ibyasi mu nzira kubera iki ariko ubundi ni bya bindi nyine bavugaga ngo umugabo ni umutware araje ubundi umugabo nubwo ari umutwe w'urugo ariko ni umutwe nyine amaboko ashobora kuyoberwa uburyo umutwe urimo gufunctioninga biruzuzanya ni umugabo rero ni umutwe abagore b'abana wenda bamwandurire pe n'ubu turabikora uretse n'umugabo n'umugore iyo atungutse n'abana barandurura nabo n'abana bakuru iyo natwe tumaze kuba bakuru iyo tugiye iwacu ujya kubona ukuntu ababyeyi banyu barakwandurira bakwiteguye ariko mu buryo bw'urukundo njyewe byose tubikora ariko mu buryo bw'urukundo wahata umugore nacika intungo arirukanka arajya gukuraho ikintu umugabo atagisanga umwana adasitaraga agacupa ahubwo uwo munsi nimba binakunaniye umva ko ari ibisanzwe tugerageze kuba abo turibo ariko tuba beza batamuriza arakoze naho kuri icyo kintu mwari mukomojeho ariko none hari utuntu njya nibaza nkavuga ni hari ukuntu umwana ashobora kuba
ahora ku mugozi wa cya kinyabupfura ati banyica kandi iyo banyica twese twayibayemo ariko banyica hariho banyica zitandukanye hariho banyica y'umwana wahahamutse kubera imyitwarire y'ababyeyi uko bamufata bwa bunyamaswa umubyeyi agatoza umwana ariko ku ngufu akamutoza ku ngufu ukabona umwana yarahahamutse ariko gerageza muri rya terambere ry'umuryango ushyiremo n'umwana kumwereka ko uwo mwana nawe ni apati Fiyo ntabwo dukwiye kurera abana kuri baranyica ahubwo dukwiye kubatoza kubabwira bakamenya ngo kirazira yego kirazira urumva ko bitandukanye baranyica umwana gukura kuri baranyica ninakora iki baranyica none ntibambona mfunze ngo ni baranyica ahubwo nitumutoze kirazira uburyo ari bibi kirazira umwana bitandukanye kirazira mu bitandukanye gutinya umuntu no gukunda umuntu ndetse wamwubaha no kumwubaha yewe nshobora kukubaha uyu munsi ariko nkagutinya nshobora no kuguba nkutinya ariko nkakubaha ibyo bintu rero biratandukanye abo rero wavugaga nanjye ndabizi hari umubyeyi nzi umeze gutyo yageze gusanga umwana we yasize verine yakararese n'umukobwa n'agakobwa kamaze kuba inkumi amva yaramubise nk'ubita umujura ajyana kwa muganga kuvuza kuko yisize verine wenda umwana yari yavayoletinze umuco w'iwabo kuko se yabatoje kutabikora n'imisatsi yego ariko nanone mayidiya uriya mwana icyatumye ahubwo wakigenderaho njye naganirije se icyatumye atekereza kuyisiga nuko ayikunda arayishaka ntabwo rero mvuga ngo nayimubwire ahubwo nawe namufatira undi mwanya nanone munini cyane amubwira impamvu adakunze verine atari uko verine ari iy'indayi atari uko verine ari mbi atari uko kuko nabigenza atyo umwana bamubodinga azajya agenda muri bodinga yisige ndetse yanayihawe n'undi utari se nagira munsi y'uruga bikureho najya kuza bihanagure none se Fiyo muyobewe abana b'abakobwa kubera ukuntu babahataga akaza iwabo akambara zino jipo cyangwa ipantaro meza agapakinga mu bangu twenda yagera inyuma y'irembo akahena bakamuhamagara bati ko mbonye umukobwa wawe hano yambaye ubusa ati umwana wanjye yasohotse ameze neza yagaruka akagaruka ameze neza urumva rero wa muco mubi w'ababyeyi cyangwa gukanga abana cyane nibyo bituma n'umwana kwigira ubwenge kandi ubwo turabakanga dusubiye kuri topiki yacu reka mvuga ibyo nshoboye kuri topiki yacu ubwo urahurudutse mu kanya gake ubonye uhurudutse ukubita kubera verine yego amwanya usanga umugirira nta kiganiro mufitanye uretse uheruka umubwira uti ntuzambare ntuzashyireho verine ntuzambare mine ntuzakora iki noneho arabikoze uraje ukubita nta tayimu nawe ukimugirira siko n'umwana yambwiye ngo buriya dadi naramwisibye njyewe na dadi naramwisibye kandi ndagira ngo nkubwire ngo sinzareka kuyisiga ubu ndi muri process yo gukansoringa umwana mubwira uburyo dadi we amukunda atamukuza ariko ari imyumvire ye ari aho igarukira mureke rero iyo nanjyewe n'ubu ikintu ushishikariza ababyeyi bagenzi banjye tube inshuti z'abana bacu nanashobore iyo mini ayambare ayihene bye uyimenye noneho ufata umwanya wowe wo kumwigisha ububi bwa mini sibyo reka nkubwire Fiyo igihe cyacu ntabwo twari ntabwo twingewe n'abaye muri abana bo mu mujyi cyane cyangwa bo mu cyaro cyane ngo turi abadotwamo cyangwa turi abanyacyaro cyane wari hagati ariko cyo nkundira ababyeyi banjye barakurekaga icyo ushatse ukeseye ariko at the end of the day kugikora they sit with you cyane cyane mama wanjye akabwira ati rero buriya iriya jipo wambaye ati buriya nimba kuri lisiti hari abahungu 30 bakurambagiza buriya hasigaye babiri 28 baragiye bamaze kuvuga natwe tukamucarenginga tukamubye icyo gihe nakundaga amamini cyane tukamucarenginga tukamubwira ati se wenda hari n'abakunda amamini atoya atazagira ukubeshya nyine agashyira mu bwenge nk'umuntu mukuru igihe cyose akurusha ubwenge atazagira ukubeshya uretse ikirara cyangwa ikigoryi cyangwa umusinzi cyangwa utagira iwabo ni nuko batubwiraga cyangwa utagira iwabo nta muntu muzima ukunda ibintu umuntu wambaye ubusa
murakoze cyane ngira ngo ikiganiro cyacu ibyo ari byo byose turimo turagerageza gukora ku mpande zombi yaba ari ku ruhande rw'abana ndetse no ku ruhande rw'ababyeyi. Ariko batamuri nawe Hope hari ukuntu nanone ubona ababyeyi nta kuntu baba batagize ugasanga abana ahubwo noneho basa nkaho nubwo babana n'ababyeyi cyane ugasanga abana niba babahaye bwa burenganzira ariko ugasanga abana nabo bameze nkaho ni nk'ihene ziciye ibiziriko umwana akagenda kuko bamuhaye ya liberite cyangwa se libati cyangwa uburenganzira busesuye ugasanga umwana nawe yabwihaye cyane. Ese abo bana bo twabaganiriza dute nk'ibyo Batamuriza yaravuze wakungaho wenda uvuga gute kugira ngo dukurire ako kana abana bakunze? Nibyo ni byiza yemwe bana mudukurikiranye abana b'abangavu abana b'abasore turabagira inama nka byandi by'umunyarwanda avuga ngo baguhaye ubutamwa nwishyiriyeho ngenda. Ufite ababyeyi beza nibyo ababyeyi twese ntabwo tuba turi kimwe hari bababyeyi babandi bari kari bababyeyi babandi nyine bari strict cyane ku bana barahari pe abo bana akarinda b'umusore akarinda b'inkumi ari strict rwose. Yewe ndabyibuka ejo bundi hari muramukazi wanjye ejo bundi wasuye harambere ahangaha urugero rwabo rw'ababyeyi babo arambwira ati njyewe papa na mama nubaho bahamagarira hose ngenda nirukanka nta mwana ukora ku babyeyi ati na gatoya ntabwo ushobora kugira ngo uryo wamukwepa. Noneho rero aba bana namwe ndagira ngo dutege amatwi mbabwire ijambo nanjye mbahanure. Ni byiza ushobora kuba ufite ababyeyi wenda batuje batagushyiraho stress ukaba baguha kwisanzura bakaba baguha wamusaba umwanya ariko reka icyo cyizere yagushyiriyemo reka icyo cyizere yakugiriye arashaka ngo arebe uko witwara burya mu kibuga. Yego abashaka kugira ngo arebe uko witwara mu kibuga kandi ndagira ngo mbabwize ukuri utagira ngo ababyeyi amakuru turayamenye iyo twabohereje twagiye muri anniversaire kwa kundi wohereje umwana wanjye muri anniversaire burya mafite umuntu wanjye uri bukurebe mubaza ni ese umwana wanjye ese umwana wanjye yabyinanye nande ese byageze gute ni ukuvuga ngo niba baguha uruhushya wajya muri anniversaire mugenzi wawe kuko si byiza gukomeza kugufunga ube mu gipangu budasohoka kandi ufite inshuti ugomba kwishima ariko noneho nawe niba baguha ubwo burenganzira bukoreshe neza. Niba ababyeyi bakubwira ati maze rero nturenze saa moya celebration zanyu muzijyamo ariko utahe kare ugombye kugaragaza yuko uri umwana wumvira kuko n'ejo uzakenera n'urundi uvuga uti mu by'ukuri ababyeyi bangeneye kubababaza mwana rero ndabasaba kugira ngo umwumvire ababyeyi mwe tubabaza mwe dutera agahinda wituma ujya gutaha ababyeyi baba bahangayitse imitsi yareze cyangwa se ngo gutekereza izindi ngeso zitari nziza aho niho biviramo ababyeyi kugira ngo bafate ingamba. Ndabagira inama rero kugira ngo mwumvire ababyeyi kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo umvire umubyeyi ni ukuvuga ngo umvire umubyeyi iminsi yawe yo kurama yiyongera iminsi yo kubaho kuri iyi si yiyongera umwumvire rero gutere muri za gahunda guhaye za buri munsi muri rwa ruhushya muri za nama muri cya kintu ajya yicara akakuganiriza kireke kuko nta mpamvu yo kugira ngo kigutandukane n'umubyeyi iyo bitabaye gutya hatabayeho guhuza umugisha ntabwo uboneka kandi utabonetse umwana asigara ari ikirara. Arakoze cyane Madame Hope nk'uko atugiriye inama abwira abana bacu ngira ngo murabyumva baduteze amatwi. Rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo nibura tugire inama nkeya turi bugire abana ngira ngo Madame Hope amaze kugira inama abana. Ngarutse rero ku rundi ruhande Madame Batamuriza ndagira ngo nawe ugire inama ntoya wagira kuri ba babyeyi. Hope amaze kubwira abana nawe gira icyo wakomeza ku babyeyi se kwirira iterambere ry'umuryango twirukaho ese urubyaro rwacu rwo turarutekerezaho iki twarufasha duti gira icyo wabwira abo babyeyi. Ikintu nabwira ababyeyi bagenzi banje ni uko iterambere ni ngombwa turishake amafaranga tuyashake tuyakorere ariko nitwibagirwe igituma tuyashaka nitwibagirwe igituma tuvunika nitwibagirwe igituma tubyuka saa 12 twirukanka. Ni ukuvuga ngo impamvu umuhinzi ahinga agatera imbuto akazageza igihe cyo kwisarura ni uko aba bizi abazi ubutaka yateyemo aba yarabanje kubutegura akabufumbira akabutegura. Natwe rero tubyuke tugende dushaka amafaranga ariko twibuka abana bacu tubajyane ku mashuri meza twubaka mesiteti tububakira amazu ariko twibuke aho ariya mesiteti twubaka tuzabona
tuzabona the managers bazayamanaginga. abo tuzayaraga. Ese aya mashuri tubaha hari akantu kamwe nabonye Fiona dusoza nk'abasharinge kuri WhatsApp batubwira ukuntu bavuga uburyo umubyeyi yahaye umwana w'ibintu byose akamujyana muri bya bindi twavugaga nyine kubanezeza kutagira aho tubaheza, amujyana muri za discos, amwigisha amashuri ya mbere muri Amerika, amwubakira amamashons, aramuhabira ikintu cyose, ariko yibagirwa kumuha Bible. Uwo mubyeyi mu bintu byose atamuhaye ijambo ry'Imana, hanyuma yibagirwa kumubwira ngo iki ni ikizira kibabaza umutima w'Imana. Umwana ageze aho nyuma y'ibyo byose umubyeyi we yamuhaye ararwara, agera ku rwego rwo gupfa, arapfa. Arimo apfa, ari hafi gupfa, aravuga ngo data yamaye ibintu byose, ariko ikintu atamaye ni ijambo ry'Imana, kandi nibyo nkeneye muri iki gihe. Mansions ntacyo zimariye, amashuri nize ntacyo amariye, amafaranga nahembwaga ntacyo amariye, numvaga nari nkeneye ijambo ry'Imana muri iki gihe, kandi niryo ataha. Yego. Ababyeyi rero bagenzi banjye, turizavinga imyanya ibiri. Yego. Turizavinga umwanya w'Imana cyane, abana bacu bahoze mu biganza bya Kristo, n'ijambo ry'Imana rero tubibatoze. And then cya kabiri dukore, ariko dusiga amasaha y'abana batubone tubarebe. Umwana nakaryama utamurebye Fiyo, kandi hariho ibintu abantu bavuga ukikoreza abana umusaraba udashoboye kwikorera. Yego. Hari igihe nanjye bimbana byinshi pe ngasanga abana banjye baryamye, ariko ndagenda bitari bya buri gihe, ndagenda nkababyutsa basi asinzira niyo shusho ko twavuganye, nkamubyutsa nkamwicaza nkamubwira noke good night, ryama neza, ugenda urebe mu cyumba cy'umwana wawe, nimba ari n'umusore, nimba amaze kuba gakumi, genda afungura mu cyumba cy'umwana, genda umureba aryamye ate, yiyorosha ate, ese araye kuri telefoni, muganirize. Murakoze cyane. Murakoze. Reka tubashimira abari baduteze amatwi cyangwa abo twe turi kumwe nabo, nshimira abatumirwa bacu b'uyu munsi, ndetse nshimira namwe mwese mwabashije kubana natwe, mwaduteze amatwi aho muri hose hatandukanye ku mpande z'iyi si. Turabashimira cyane ko mwabanye natwe. Rero iyi ni ya channel yacu duhuriraho tugakora ibiganiro bitandukanye, yaba ivuga butumwa cyangwa se n'ibiganiro muri rusange bifite icyo bimarira sosiyete nyarwanda, nk'uko natangiye mbibabwira. Reka tugusabe rero udukurikiye wibuke kudukorera share ku bandi ndetse na subscribe, hanyuma ujye ubona ibiganiro byacu bikugeraho ku gihe. Rero turashoje tubashimira mwese uko mwaduteze amatwi, ndetse nanashimira Batamuriza wabanye natwe mu kiganiro, tukanashimira na Hope wabanye natwe mu kiganiro. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu.